Ikigo gishinzwe gutera inkunga ibikorwa by'iterambere ry'inzego z'ibanze RODA gisobanura inkunga y'ingoboka nk'imwe muri gahunda zirimo n'ubudehe zigize VUP Vision umurenge program, gahunda y'icyerekezo cy'umurenge mu iterambere. Ni inkunga ngo igenerwa abatishoboye, ni ukuvuga batakwishoboza kubona ibyangombwa mu buzima nk'ibiribwa, imyambaro naho kuba, kuko badashobora gukora imirimo yinjiza amafaranga kandi nta n'umuntu bagira mu muryango wayibakorera. Dufite ababyeyi b'incike bari mu zabukuru, usanga badafite amashami y'abana babafasha. Dufite abana b'ibana batarageza imyaka yo gukora, bumva nka leta batasabwa gukora kandi batarageza iyo myaka, ahubwo bakwiye kuba bari ahantu nko mu ishuri, bari ahantu nko mu myuga, n'utashoboye kugera aho ngaho ariko ntabakwiye kujya ntabasabwa gukora imirimo y'imbaraga. Dufite abantu babana n'ubumuga, urwego rwaho ntacyo bakora, so kuvuga yuko abafite ubumuga bose badakora. Dufite bafite ingaruka z'indwara za karande, aho imibiri zahaye akaba nta kintu bakora. Ubwo niyo miterere y'inkingi y'inkunga y'ingoboka mu rwego rwa VUP. Ikigo RODA gisobanura ko umuryango w'umuntu umwe uhabwa ingoboka y'amafaranga 7,500 ku kwezi, umuryango w'abantu babiri ugahabwa 12,000, uwa batatu ni 15,000, uwa bane ni 18,000, naho umuryango w'abantu batanu kuzamura ngo uhabwa inkunga y'ingoboka y'amafaranga 21,000 buri kwezi. Gusa mu murenge wa Ndera akarere ka Gasabo hari abasaza n'abakecuru bavuga ko bemerewe inkunga y'ingoboka ariko ntibayihabwa. Baraduhubura ngo abatishoboye abasaza ngo nibutuze tubarifasha. Twageze bati muzara amafoto turajyana, muzara mu turajyana. Kubwa gatatu kandi ubwo niko twatagaga umusanzu amafaranga ijana. Kubwa gatatu bati turashaka ko tutafaturwa rusange, badufotorera hamwe. Ubwa gatanu bati muzari 1,000 muguri fishi y'umuryango. Ese turajya mu muryango turujyaje mwiki amafaranga turatanga. Tubabaza abazehe bahandi babashibafasha bavuga umusada. Banavuga ko inkunga y'ingoboka yabaho itarahabwa abayikwiriye mu murenge wa Ndera, nyamara bumva ko mu yindi mirenge irimo n'uwabumbogo bahana imbibe ingoboka itangwa. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ndera bwemeza ko abagenewe ingoboka bayihabwa. Bashobora kuba mwahuye hari badasobanukiwe iyo gahunda, kuko mu by'ukuri ubundi nta gahunda y'abashesha kanguhe ubwabo nziriho, haba y'abasaza n'abakecuru, haba no mu yindi mirenge. Ndumva gahunda n'imwe niyo gufasha abanyarwanda batishoboye. Ashobora kuba ashesha kanguhe adashoboye gukora, ashobora kuba yaramugaye adashoboye gukora. Noneho icyo kibazo kindi wera cy'abantu baba barababeshye ngo bafunguze amakonti, icyo ntabwo tukizi n'ubwa mbere tucyumvise nk'abayobozi. Icyo turagikurikirana tumenye ibyo ari byo, wenda niba ari nk'umuntu ku giti cye waje akababwira ati twishyire hamwe, wenda akababwira ati gufunguza konti cyangwa se kugira ngo ube umunyamuryango birasaba aya mafaranga ya koperative, ndumva ntayo tuzi, ariko tugiye gukurikirana tumenye uko bimeze. Umurenge wa Ndera ubarura abasaza n'abakecuru bagera kuri 45 bahawe inkunga y'ingoboka mu mwaka w'ingengo y'imari 2015-2016, nibura ngo bagenerwaga amafaranga 4 miliyoni buri kwezi.